usanga umuntu arasenga ariko ajya no mu bapfumu kubera ko hari ibibazo afite nyine umva ko abapfumu bakemura, ugasanga mbega ntago yifuza ko yagera ahantu kure cyane. Ariyo mpamvu nyine usanga umuntu asenga ariko ugasanga cyangwa se akaba hari ugasanga iteka ryose ibitekerezo bye n'inzozi ze zibera mu bintu by'inyuma gusa, zibera mu bintu by'umwanda gusa. Satani bakubwiye ngo ntugomba kugira ahantu ugera kure cyane. Uzajya usenga rero niba ngombwa uniyiriza ubusa amasesho umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 bitewe n'uko ubishaka, hanyuma usenye uwo mwuka wa Satani urimbure ubwo bwami mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bwatatse ubuzima bwawe. Cyangwa se ujye ukurikira amasengesho ya deliverance yo kubohoka atandukanye y'abantu basigiwe kwirukana ibyo bintu bakorera ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ugashaka umushumba wawe, pastor wawe akagufasha gusenga no gusenya ibyo bintu. Birafasha cyane. Yesu nashimwe bakoze Imana bene data, Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi tugiye gusobanura zimwe mu nzozi umuntu tubana umunsi ku munsi yatubwiye, twifuza ko twazishyira mu buryo bw'urusange cyangwa se tuzagura mu buryo tugiye kubikoramo. Yavuze ko yarose arimo gushyingura umuntu ariko atamuzi, hanyuma bamaze gushyingura wa muntu arazuka kandi ngo azamukurikiye. So tugiye kurebera hamwe rero kurota umuntu wapfuye azuka, kuko nimwe mu nzozi abantu benshi bakunze kurota zikabatera ubwoba. Hari ubwo bwose ujya kumva inzozi ziragutangaje, kumva kuva wavuka utarigera uzirota, ariko abantu benshi bakunze kurota izo nzozi mu buzima bwabo. Hanyuma kandi aho ngaho handitse like ndetse no kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Gusa ntukagira ubwoba inzozi zose warota, yaba ari mbi uzajya ubyuka uzisenye uzange mu izina rya Yesu, naba ari nziza uzajya uzisengera zisohore. Hanyuma saa 2 za nijoro na saa 9 za nijoro z'amanywa kuri channel yitwa Bohorwa TV tuba turi mu masengesho yo kubohoka, dusenya ibyo bintu byose bishobora kuba byatera ubwoba cyangwa se abiri spiritual attack, imyuka mibi irwanya abantu. Nitwa Evangelist Kakuru Fabrice, nguhaye ikaze. So nurota rero urimo gushyingura umuntu, uzamenye ko hari ibibazo wari ufite, cyangwa se icyo wari ufite wenda kigiye guhoshwa cyangwa se kigiye kurangira, cyangwa se ari agahinda wari ufite kagiye kurangira, cyangwa se hari ibihe bibi byari bikugoye ugiye gusoza. Mbega kurota ushyingura akenshi hari igihe bidasobanura ko hari umuntu wenda mugiye gushyingura mu muryango se, oya. Hari igihe akenshi bisobanura ko hari ibibazo urumaranye igihe bigiye kugera ku musozo, mbega bigiye kugira iherezo. Ariko nyine iyo urota umuntu wapfuye azuka, nanone ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Hari ibintu byari byaratuje mu buzima, hari ibintu byari uwibwira ko byarangiye mu buzima, bishobora kuba wenda birimo byirema kugira ngo byongere kuba byagaruka. Ushobora wenda nk'urugero rworoshye, ushobora wenda kuba umuntu yarakureze nko mu rukiko, ukaburana ukamutsinda yewe, ariko akaba ashaka uburyo yakongera kujurira kugira ngo ajya gute yongera gushore mu zindi manza. Rimwe na rimwe ukarota wenda hari umuntu wapfuye, wenda unamuzi cyangwa utamuzi, azuka. Hari igihe izo nzozi zishobora kukubwira ko ibintu wibwiraga ko byarangiye mu buzima bwawe bishobora kuba bigiye kugaruka. Rwa rubanza ndugero nabahaye, ariko rwa rubanza bwaga ko watsinze wibwiraga ko rwose byarangiye, kumbi wa muntu arategura uburyo yongera gushora mu zindi manza. Ni nk'ubwo rugero. Mbega ni ibibazo wibwiraga ko byarangiye bishobora kuba byongeye kugira gute, kuba bigiye kukugarukaho mu buryo butunguranye. Ubwo bagiraga wenda bwari bwaratuje, umuboro wenda wibwiraga ko warangiye, ibintu watekerezaga mbega ko byarangiye, hari igihe bishushanya ko kurota umuntu azuka bishobora kuba bijya gute, bigiye kongera kukugarukira. Cyane cyane iyo wenda nagukurikiye wowe ukirukanka usa nk'ushaka kumuhunga, mbega ni ibintu nyiri utinya ko byagaruka mu buzima bwawe, wibwiraga ko byapfuye cyangwa se byarangiye. Kuko akenshi hari igihe abantu bakunda kwirota bakata birukanka,
cyangwa se wenda kuko wabonye ashaka kukuvugisha, hari igihe biba bisobanura ko utifuza guhura n'ibyo bibazo, mbega ushaka kubihunga ukabigendera kure. Gusa nanone kurota wapfuye, wowe wapfuye, cyangwa se kurota umuntu arimo gupfa wenda unamuzi, nanone ikintu gikomeye, hari igihe bishushanya impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Hari igihe kurota nawe wapfuye cyangwa se hari undi muntu wapfuye, hari igihe biba bisobanura gutangira ingamba nshya kuri uwo muntu. Kuko nange nibuka ko nigeze kurota umuntu yapfuye, ariko uwo muntu yahise agira impinduka zikomeye mu buzima bwe. Twari tuzi ibibazo arimo, ahita agira impinduka kuko twari turose ngo yapfuye ku giti cye. So nawe ubwawe ukarota ko wapfuye, hari igihe bisobanura impinduka. Ubundi kurota wapfuye wowe cyangwa se undi muntu yapfuye bitandukanye no kurota ujya gushyingura, byo biratandukanye. Kurota wapfuye cyangwa se undi muntu yapfuye akenshi bisobanura kuba wenda ari ugiye gupfa, hari igihe akenshi bisobanura impinduka. Ijambo impinduka zikomeye mu buzima bwe, gutangira wenda nk'ingamba nshya se, kongera kwiyubaka, cyangwa se hari ibintu bishyashya bigiye kuvuka muri we, mbega agiye gufataho nk'umwanzuro. Kurota umuntu yapfuye cyangwa nabwo wapfuye bisobanura impinduka. Haleluya. Ikindi kintu gikomeye, za nzozi nababwiye zo kurota ushyingura umuntu, ariko ukarota uri gushyingura umuntu utamuzi. Ubundi se kurota ushyingura umuntu utamuzi, ibintu bikunda kubaho. Biba bisobanura ko hari ibintu utigeze utekereza cyangwa utigeze witega bishobora kuba bigiye kuba byakwataka bihari. Ibyo wibwiraga ko nyine bigiye wenda kuba byahinduka, rwose bigihari n'ahantu bigiye. Ibyo nyine ni ukurota ushyingura umuntu utazi. Bivuze ko hari ibibazo utigeze witegura, utigeze ugira gute, bishobora kuba byiza gute, bigiye kuba byagutungura. Yego, ubona ibyo nari ngambiye gusubiza ya message ya wa muntu, ariko harimo n'utundi twerekeranye n'urupfu. Ndibaza ko ndabyumvikanye, cyane cyane n'uta wapfuye cyangwa se undi muntu yapfuye, uzamenye ko ari impinduka nshyashya zigiye kuba zabaho. Hari impinduka nshyashya zigiye kuba zabaho, ariko n'urota uri gushyingura umuntu nabwo uzamenye ko hari ibibazo, ntambara wari umazemo igihe bigize iherezo. Ariko kandi n'urota umuntu wapfuye kuzuka, uzamenye ngo ibyo wibwiraga ko byarangiye bishobora kuba bigiye kukwataka umufiririzo. Yego. Hanyuma rero wenda nyiri hano, kurota umuntu wapfuye kenshi mu nzozi wo mu muryango w'iwanyu, nabyo bisobanura imbaraga z'imyuka mibi ikomoka mu miryango. Kuko bamwe muri mwebwe mujya murota izi nzozi umuntu wapfuye mu muryango w'iwanyu, ugasanga kenshi akunda kuza aho ugiye kwinjira mu gihe cy'amahirwe, ugasanga bise biba stop, bise bihagarara, ugasanga baguhamagaye ngo uzukore interview, cyangwa se ni umukobwa wari wifitiye ubukwe mu muryango we, yaragiye gukora ubukwe, ugasanga umusore ahise amubenga bitunguranye, ugasanga ya interview yishagarara, kandi bikaba inshuro nyinshi warose umuntu wapfuye mu muryango w'iwanyu. Uzamenye ngo hari imbaraga zo mu miryango zirimo ziragutwara isata, byakugenda isata burenge. Izi ni inzozi nanone z'ibintu by'impfu. Hari igihe urota uri gusambana n'umuntu wapfuye. Kurota usambana n'umuntu wapfuye, uzamenye ngo nabyo bifite ikintu bisobanuye, cyane cyane ku rubyiruko, ku bantu batarubaka ingo. Uzamenye ngo hari igihe baba baragushyingiye umuntu wapfuye adashatse, ugasanga urimo urasambana nawe. Kimwe n'uko urota usambana nabwo, waba umuntu utamuzi, uzamenye ko hari igihe ushobora kuba warashyingiwe mu isi y'umwuka. Kuzubaka urugo rero bizakugora, ndetse n'iyo urufite ruba ruri hafi gukora divorce, ruba hafi gusenyuka, kuko ni imyuka ikunda kurwanya ikintu cyane cyane kijyanye n'urushako, kijyanye n'imibanire hagati y'umugore n'umugabo, cyangwa se mu bijyanye no gushinga urugo.
uzagire byuko usenge izo nzozi uzage mu izina rya Yesu, zo kurota usambanywa, kurota usambana, kurota umuntu wapfuye. Kenshi mu miryango abantu bapfuye nta mpamvu yo kugira ngo bagaruke mu buzima bwawe kukubuza amahoro. Babaje bakuzanira ubutumwa bubi bwa Satani, babakuzaniye imyuka mibi, babakuzaniye amabohero ya Satani kugutesha umutwe no kukuboha no kugusubiza inyuma. So kugira ngo rero twongere iminota byibuze ibe nka 10 n'ingahe, hari izindi nzozi abantu benshi bakunze kurota ngo ari waba hano hakera bavukiye, bari kuba ku Gicumbi, umuntu akaba ari nko muri Amerika, akarota ari iwabo nko Gitarama, mu Ruhengeri se, mu mujyi wa Kigali se ahantu wenda yavukiye hano pembeni, cyangwa se akaba yibera mu mujyi wa Kigali wenda n'urugero, akarota ari ahantu mu cyaro, cyangwa se wenda akaba ari mu mujyi wa Bujumbura, kubera ko abarundi baradukurikira, akarota ari ahantu za Kibitoke akarota ari ahantu za Kibitoke yavukiye kandi ari mu mujyi wa Bujumbura. Icyo gihe rero aba ari umwuka kwizengurukaho, aba ari umwuka mbega ushaka gutuma uhora utangira ibintu gusubiza inyuma, kuko muri Yeremiya 29:11 niba nibuka neza avuga ko ibyo Imana yibwira kutugirira ari byiza atari bibi, kugira ngo tureme umutima ibyo tuzabona imbere. Bivuze iki rero? Ibintu byose Satani arakuzanira agusubiza inyuma mu bitekerezo, akurotesha akazi ugeze gukora kera, si byose warigeze kurota ukora akazi runaka, uteka ryose ugahora urota uri kugakora, uzamenye ko hari imbaraga ashaka kugusubiza inyuma mu bihe byashize, cyangwa kukubohera ahantu hamwe mwuka wo kwizengurukaho. Kurota uri kujya ku ishuri wambaye uniform za kera, iteka ryose uriho ujya kuri cya kigo cya kera, uzamenye ko hari ibibazo nyine. Satani yifuza ko uhora mu bibazo, guma mu bibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Igitabo cyo kuva 8:24 biravuga ngo Farawo ni Satani n'ubundi. Farawo abwira Mose na Aroni ngo ndabareka mugende mujye gukorera Imana yanyu, ngo ariko nimuzagere kure cyane. Nuko rero Satani aba yifuza ko abantu basenga ariko bagahora mu mabohero ye, bagahora mu batabwe, bagahora mu bucakara bwe, bagahora mu mivumo yiwe, bagahora mu mbaraga ze z'umwijima baboshywe, mbega ntibagere kure cyane. Ugasanga umuntu arasenga ariko ajya no mu bapfumu, ko hari ibibazo afite nyine, umva ko abapfumu bakemura, ugasanga mbega ntago yifuza ko yagera ahantu kure cyane. Ariyo mpamvu nyine usanga umuntu asenga ariko ugasanga, cyangwa se akaba hari ugasanga iteka ryose ibitekerezo bye n'inzozi ze zibera mu bintu by'inyuma gusa, zibera mu bintu by'umwanda gusa. Satani bakubwiye ngo ntugomba kugira ahantu ugera kure cyane. Uzange usenga rero, niba ngombwa uniyiriza ubusa, basesha umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 bitewe n'uko ubishaka, hanyuma usenye uwo mwuka wa Satani, urimbure ubwo bwami mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bwatatse ubuzima bwawe. Cyangwa se ujye ukurikira amasengesho ya deliverance yo kubohoka atandukanye, y'abantu basigiwe kwirukana ibyo bintu bakorera ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ugashaka umushumba wawe, pasiteri wawe, akagufasha gusenga no gusenya ibyo bintu. Birafasha cyane. Imana rero iguha umugisha, Imana ikugire neza. Uyu wa mwanya dufata ugasobanura utuntu nk'utu, kandi njya nifuza ko twabivugaho kenshi, ariko nyine wa mwanya hari igihe ubura, kuko akenshi hari igihe usanga wenda abantu benshi bakunda gukurikira ibintu nk'ibi cyane. Yego, hari abakozi Imana batandukanye bajya bakunda kuvuga ku nzozi, cyane cyane abantu bakora mu gisata cy'ubuhanuzi. Abakozi Imana benshi cyane hino ku isi hari inzozi bagenda basobanura. Abantu benshi bakunda kurota bijyanye na deliverance. Yego, so natwe twifuza rero ko twajya dusangiza abanyarwanda n'abarundi bumva Ikinyarwanda, cyangwa se n'abanyekongo bumva Ikinyarwanda, tukabasangiza kuri ubwo bumenyi bwo mu mwuka, kugira ngo abantu babeho babohotse, be kubaho baboshywe n'imbaraga ziri satanike. Yego, ndibaza ko bisobanutse. Urota ujya gushyingura, uzamenye ko hari ibibazo byarangiye mu buzima bwawe byari biguhangayikishije, ubwo ni mu ncamake ndi kubivugamo. Hanyuma nanone ikindi, nurota umuntu wapfuye azuka, uzamenye ko ibyo wibwiraga ko byarangiye mu buzima bwawe bishobora kuba birimo kwirema nk'itsinda kugira ngo bikwatake mu buryo butunguranye,
ariko iyo usenze nyine impamvu umuntu arota izo nzozi no kugira ngo asenge bihagarare. Mu Yobu 3:14 Imana ivuga rimwe ndetse kabiri mu nzozi ngo abantu basinziriye nubwo batabyitaho. Uzajya ubyitaho rero ubyuka usenge, ubirwanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Urota wapfuye cyangwa se umuntu yapfuye, uzamenye ko ari impinduka ashobora kuba zigiye kuba kuzambwe zikomeye rwose, ntuzagire ngo ni ugupfa bisanzwe. Ariko nurota serikeyi mu rugo iwawe, ukarota isanduku, uzamenye ko ari umwuka w'urupfu. Ibyo byo rwose ntabwo bishidikanyaho. Kurota ugendera ku igare ryihuta, ibyo byose bisobanura ibintu by'urupfu. Ariko abantu benshi bakunda kurota za serikeyi, akunda kurota ku marimbi cyane cyane, uzamenye ko ari imyuka mibi y'amabohero ya Satani. Ubyuka usenge wirukana umwuka urupfu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo warota ibintu bikuniga biguheza umwuka uvuga ngo inzozi zisanzwe. Byose aba ari imizimu bimishaka kukuniga no kuguheza umwuka no kukuboha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dusenye rero inzozi zose mbi warose mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka igutera mu nzozi bikubuza amahoro nijoro uryamye, turabisenyeshe umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tukwatuyeho imbaraga z'Imana zikubohora. Amaso yawe ajya abona ibyiza, ntakabona ibimiruho, ntakabona ibivumo, ntakabona ibikubuza amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikorere deliverance, bohora amaso yawe y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo warota ukabyibagirwa kandi Imana ivugana nawe, isenye uwo mwuka wo kwibagirwa ibyo warose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikubake mu mbaraga zikomeye z'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Imana iguhe umugisha rero, Imana ikurinde, kandi subscribe kandi like, tujye tubana umunsi ku munsi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.